tuzi Yesu bagutega ibirozi cyangwa se bakabikugaburira akabigukoropamo ukabiruka cyangwa se akabiyengesha cyangwa se ukabicisha epfo bikarangira n'imitunyoye runaka ngo Yesu yakugezemo byose bya bindi byose no bukiri mubi no bucyandi uhita ubuwera mpamvu rero ibintu byabaga mu ijipo nari mbizi nzibibamo ariko ubu ngubu bose yarabyishe yakoropyemo bibiri mu mutwe wanjye no munekerezo no maraso no munyama no magufwa no gukorera Imana ni ijambo ry'Imana n'indirimbo ni zaburi n'ibihimbano by'umwuka nabindi byo gutereta no guteretwa byararanze uje kuvuga ko yamuhaye inzu bagakoma iki amashyi waza uvuga ngo Imana yagukuye hehe mu busamanyi vuze ngo yagukuye Gehinomu igushyira mu bugingo bakavuga ngo wikwimena inda uri murasebya abantu uri muravuga ibintu bitari urumva abantu ibyo batekereza ari byo kandi ubusambanyi umuntu abukora ahagarika umutima nta mahoro afite bayakura he ko amahoro atangwa na Yesu kandi amahoro Yesu yahereza abantu kandi izo nziza nitanga amahoro ni barimo kuririramo abo barimo kuvuga ngo twe kubivuga ni barimo kuririramo ni batawe n'abagore ni batawe n'abagabo ni bafasha amadevoruse mu buriri bwabo umwe nararukwe n'undi nararukwe barabivuga se bishyire hanze babamenye use nitwuza abashumba bakubitwa n'abagore nshyi yabivuga kandi natatura ngabo no bivuga batekareka wikwimenenda kubera iki aziko nawe icyo kintu icyo gisonga kiryamiyeho ibyo bitazajya abona ubumeze nk'urimo kumukora mu runyange genzi k'Imana inkunda kandi bimvuga nzi ko arabo bifasha ndetse n'ubutumwa babugeza ku aho nabutanze ndetse bakanatwandikira tukabibona ko abantu byabafashije haraho byabavanye haraho byabagejeje niba Imana yarandokoye gutyo ikankuraho nkaba ndimo gufasha abakibirimo ubwo muzicyaha iyo nkubwiye ngo nasambanye n'abagore bangana gutyo ni kugira ngo nkwereke ko nta muntu Imana yagezeho ushobora kongera kugira inyota y'igitsina cyaba icy'umugore cyangwa se icy'umugabo kandi wasambanye n'abantu benshi ku buryo usanga n'abantu benshi jewe duhuje indimi nabo tudahuje indimi twumvikana muri mwe cyangwa se ducanira amarenga nta kibe bari kwishyira hanze ngo abantu njye se uramenya bikumari naturo nta guhereza tikada nditanga bitewe n'impamvu yayo twongeye kubasuhuza rero iminsi myinshi yego Imana ishimwe cyane waramutse Rusimbi namahoro urakomeye ndashima Imana ko Imana ikitwimanye Imana yatwimanye kwere Imana yaratwimanye ko ari benshi bamaze kugera mu bibazo bitandukanye ariko twebwe turi bazima Imana turayishimiye reka rero gumaze kuguha ikaze reka dusenge hanyuma dutangire ikiganiro yego Imana yacu turagushimiye uri mwiza icyubero ni cyawe turagushimiye ko wabanye natwe waturinze mu nzira utugejeje amahoro kandi ushimye ko tuba imbere y'izi kamera kugira ngo dutambutse icyo ushaka ko abantu bamenye nimero z'udushyigikire yaba umunyamakuru tugiye gukorana ndetse n'uri kuri kamera twese uko turi hano Mwami tukugeraho umugisha imbaraga z'umwijima zose zitsindwe ubwami bw'Imana buganza ahantu umucyo w'Imana turasire kandi umwuka wera tuyobore mu izina rya Kristo Yesu amen urakoze Imana umugisha amen amakuru y'Ururindo amakuru ni meza Rurindo turaho turashima Imana ariko rusi konzi kuri umwadeperi yego abambona utajya wutitiramo gutya ngo nk'iki ubundi wuzura umwuka uti ubundi si umwadeperi ni utitira gutitira biterwa n'imbeho hanyuma jye mba nanyoye icyayi cyinshi icyayi rero kiba gishyushye ntago nitirage nambeho mfite yego hari abasaza hari Imana iha abantu ariko zitandukanye ni impano zigera mu 9 muri izo mpano 9 rero ntago habamo gutitira none bira byo gutitira biva hehe biriya ni umwuka Imana irabikora bihereza abantu hari ababifite ariko n'abatabigira kandi bose bakoreshwa nayo nose bira byo gutitira koko aba ari umwuka ufasha umuntu umufata ute bigenda bite kugira ngo atitire nabyo ndabyemera rwose ku kintu cyose iyo kije kikurusha imbaraga kirakunyeganyeza nibwo busobanuro ikintu cyose kikurusha imbaraga iyo kikugezeho kirakunyeganyeza none ko ari abatitira ukabona biteye ubwoba umuntu akanikanga ati bara nyine iyo kirinjije muri byo hanyuma niyo mpamvu tutira na Paul yaravuze ngo mwese muramutse mwuzuye umwuka wera cyangwa se mukavuga indimi abantu bagira ngo mwasazi ababireba batabizi bajya mu ubusazi ariko biriya biterwa nayo y'ibitanga kandi n'ibikora igabira umuntu wese uko ishaka kugira ngo abantu bose bagire ikibagaranga ko bafite umwuka w'Imana tukira aho ngaho Paul uribuka ko yabonye abigishwa 12 bari abayohana yego hanyuma ngo bari barabatishwe umubatizo w'amazi babura umwuka wera arababaza ngo mwahawe umwuka wera ntibavuga ati ntabwo twari tumuzi twari tutaranabyumva ko yaje ntabwo twari tuzi
hanyuma ngo barizera ku kanya ngo barangije abarambika ibiganza buzura umwuka wera barahanura. None urangira gute ko uzura umwuka wera ngo ufite umwuka wera udahanura utavuga mu ndimi ubi wowe urabihamya? Urakoze cyane. Hanyuma tubirebera mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ari cyo ribivugaho, ari cyo Imana yavuze muri ibyo bintu mbajije. Tureba hano mu Bakuri no mu Rwambere ibice byaho 12 umurongo waho wa 8. Mbere rw'Abakuri no 12 umurongo waho w'8. Mvuko wavuze umurongo w'8 aravuze ngo umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Ese ko ari zingahe? Ni 9 zivuzwe hano. Imana igabira umuntu wese. Umvise rero uhanura si nawe wavuga indimi wenda. Ariko ikintu cyagaragaje ko buzuye umwuka wera, ko bahawe umwuka wera, unarebye n'igihe cya Korneli. Urumva igihe cya Korneli kugira ngo Petero ababatize, abemere kubabatiza, abemere ko nabo bakakwiye kujya mu muryango w'Abayuda. Urabizi ko Abayuda bari bo bafite ubwibone bwo ko ari bo bafite Yesu. Byakozwe n'intumwa 10. Hanyuma yemejwe nuko agiye kubonabona bazuye umwuka wera, barahanura bavuga indimi. Urumva ni gute twakuvuga ngo umuntu utavuga indimi utuzura umwuka wera twavuga ngo afite umwuka wera? Hanyuma kuzura umwuka wera ni iki? Kuzura umwuka wera nyine ni umwuka wera uza mu muntu akagira ibintu bigaragara, akagira impinduka. Hanyuma uwo mwuka wera yagera muri uyu muntu akagira impinduka, hanyuma akagira n'ibimenyetso ari byo tubonye hano bigaragaza ko ufite iki? Umwuka wera. Hanyuma umuntu wese ufite umwuka wera siko yavuga indimi. Hari abo uzabona batazivuga kandi bafite iki? Umwuka wera. None se ntago ndi bubyemere. Intumwa ubwazo Yesu arazibwiye ngo mundindire ndahaje, kandi ntimuzava aho ngaho ngo ku munsi wa Pentekote kabisa ngo indimi ziramanuka zibamanukiraho bavuga mu ndimi ndetse ziwabo kandi bose muri icyo cyumba ziwabo mu bihugu bitandukanye kandi muri icyo cyumba bose. None urambwira ngo ni gute uvuga ko ufite umwuka wera nta rurimi na rumwe uvuga? Sinimo kuvuga ururimi uru Nyarwanda nabo bavuga Ikiyuda, nimba ari Ikiyuda ari bakira uzindimi bavuze se. Indimi bavuze ngo umuntu wese waraho yumvise ururimi rw'iwabo ndetse n'izabakavukire, ntago ari indimi zo mu ijuru bari barimo kuvuga. Hoya nusoma neza uzasanga atari indimi zo mu ijuru bavuga. Nagise ngo ni indimi z'umwuka. Hoya yego Imana itanga indimi z'umwuka, ariko hariya bari abigishwa buzuza umwuka wera, abantu baraho kwaro kugira ngo Imana ibemeze bahabwa kuvuga indimi z'abantu baraho kugira ngo buri muntu wese yemezwe nuko arimo kumva bavuga ururimi rw'iwabo kandi atarabaho. Noneho kuvuga indimi ntibidukange yuko abantu babuze umwuka. Oya nibyo Imana itanga indimi. Ese nubyumvise? Hasiko njya mbona zirandimi zisa. Ubundi buriya koko ruriya ni warumenya keretse waruhawe n'uwo barimo kuvugana, cyangwa se undi ufite iyo mpano. Kuko umvisemo hano harimo impano yo kumenya no kurobanura imyuka. Iyo mpano rero utayifite ntago wamenya niba ururiya rurimo arimo kuvuga ari Imana yarumuhaye cyangwa se ari umwuka w'Imana cyangwa ari n'undi mwuka. Ese ko numvisha ko arimo nizo gusobanura indimi. Ubundi ko njya kubona nkabona abantu barimo baruzura umwuka wera baravuga indimi, ariko nkaburuze kuzisobanura. Ubundi hanyuma uriya wazihawe hari igihe we ahabwa no kumenya ibyo abwirwa, kuko iyo bavugana abarimo kuyumva. None agahabwa ubusobanuro agasobanurira abantu abantu ahagaze imbere cyangwa se barimo kubwira ahwerewe message. Hanyuma rero ntago we ushobora kuza ngo utega amatwi ngo mve umuntu arimo kuvuga ngo itumva ngo bwavuze gutya. Uzi ko imerutse kujya ahantu mu mutarano, njyayo ngiye mu materaniro yaho banumiyeyo, hanyuma ndigisha ku mugoroba ngiye gutaha Imana irambuza imbwira ko nategewe mu nzira naza gutaha ninaha hari ikibazo Satani yarateje mu nzira kugira ngo ngwe mu nzira. Narayeyo hanyuma bantwara mu ijoro tujya ahantu tujya gusenga, dusanga abantu bari mu masengesho. Aho twari turi mu masengesho rero tuhageze dusanga bamaze kuryama, bari bananiwe zari mu 5:00. Hanyuma mukecuru mukuru arangije yuzura umwuka wera aho ngaho, avuga ururimi muvandimwe, yavuze igifaransa
hanyuma akajya akivuga asobanura abwira abandi bose dusanze ngo mubyuke nohereje abana banjye mbazaniye impamba mutega amatwi mudasinzira mutarangara ibyo bazanye byose babahereze n'ibyo batumye mukecuru hanyuma mukecuru amaze guhanura arongera tujya muri gahunda zindi dukomeza gahunda nyuma nza kubaza mu mukecuru yize amashuri angahe barambwira ngo no kureba muri telefone kumenyamo nomero y'umuntu barayimurebera ariko yuzuye umwuka avuga igifaransa biterwa nuko Imana ishaka gukoresha umuntu hano mu Rwanda hano muri iki gihugu cy'u Rwanda harimo umugabo bahana iyo asohotse igihugu agiye mu kindi gihugu Imana imuha ururimi rwaho hana agiye sure yego niba agiye mu Bufaransa imuha igifaransa niba agiye imuhereza cya rwa rurimi rwaho ahageze imuha ururimi rwaho kandi yarangiza atashye bigahita birangira indimi zitangwa rero kuri bande cyangwa se ubuhanuzi bukora he cyangwa ubuhanuzi bukenerwa kenshi ubuhanuzi kenshi ntabwo bwagenewe abizera bwagenewe abatizera kugira ngo bwemeze iki n'abapagani ariko kuri twebwe bamaze kumenya imbaraga y'Imana twebwe bamaze kwakira Kristo umwami n'umukiza ntabwo tucemerera Imana mu buhanuzi twamaze kuyemera ariko hari nk'indimi bye numva yego indimi rwose nkavuga sizi n'iz'Imana umva umuntu Imana arateteza nk'inkoko hari n'abatubeshya hari n'indimi wumva ukumva rwose ntuse harimo n'abarimo kuzigisha hano mu Rwanda hari henshi nakubwira hano ari amatorero yigishe kuvuga indimi wambwiye se nkajya kwiga kuvuga izo ndimi mwese bikumarira ibyo no gutekinika rese urabonye abarimo gufunga babafungira gutekinika uramenye utazajya ntuzanamenya ngo utazahandura hanyuma ururimi ni rwiza uruhawe n'Imana ariko itaruguhaye ibyo nibivuze ngo nago uzajya hehe mu ijuru umuntu uvuga indimi se uzajya mu ijuru oya hazajya mu ijuru umuntu wera imbuto zikwiriye abihanye yarakire Kristo mwami n'iki no mukiza uwo ni uzajya mu ijuru ese ikimenyetso cy'umwuka wera no kuzura umwuka wera uzi kubitandukanya yego nabimenye ikimenyetso cy'umwuka wera ndetse n'iki no kuzura umwuka wera kuzura umwuka wera uzabibona nka biriya wavugaga byo gutitira ariko hakaba no kubatizwa hehe mu mwuka hanyuma wabatijwe mu mwuka wera ushobora kuba za mana utarazigira ariko wabatijwe umwuka wera ukaba wakoreshwa ibintu n'ibindi ukagihinduka ukagira urukundo ukagira ibiki wabatijwe umwuka wera ariko iyo wujuje umwuka wera yakuzuye niho urimo kubonera habera bya bintu by'ibitangaza na bya bindi byose za mana ugahita ubona noneho zatse zirimo gukora kubatizwa mu mwuka wera ni gute ni ubwa mbere mbega ubu buzima bw'ubumana bukwinjiyemo hanyuma ugahindurwa nibirambona se umuntu akigaragura hari n'ababikora ariko bari basanzwe bawufite ariko hari abo bibaho ari ubwa mbere babandi ubona bibaye ubwa mbere ukabona mbega ni nko kujugunywa mu iriba noneho ubu bitabayeho ntabwo barabatswe mu mwuka we burya igihugu ushobora kuba ufite kuko imaze kwakira Kristo mwami n'umukiza kuva ku kanya Yesu akwinjiramo ariko ukaba ushobora kuba utari wabatizwa mu mwuka wera unawuzuzwa ariko umwuka wera kuzaho n'ikibi ndetse no kugenda ucyanga ni umwuka wera ugukurimo ariko utarahabwa iki za mbaraga z'umwuka wera twumvise Yesu yavuze abwira ababigishwa bamwe bavuze bw'icyakora muzahabwa iki imbaraga umwuka wera nabamanukira nibwo muzaba abagabo nyabagabo hanyuma itarahabwa wa mwuka wera ngabatuye muri wowe byanze bikunze niyo mpamvu ugenda uneshwa ku bintu bimwe na bimwe ariko umwuka wera yamaze kukugeramo hanyuma kuva uwo munsi yakugezemo urahinduka ku buryo bigaragarira abantu bose ariko se umwuka wera twumva ngo ni wera yego akajya mu muntu wanduye bishoboka bitubundi birashoboka ko umwuka wera ajya mu muntu wanduye ariko kuva ku kanya mugezemo uwo muntu ntago aba acyanduye umwuka wera aramweza ukahita anamwemeza akanamubwira n'ibyo agomba kureka abashumba batamenye abantu bose batamenye ashobora guhita areba nka Paulo cyagiye ajya Damasiko mu gice cya 9 byakozwe n'intumwa ashobora guhita areba ashobora guhita yumva ijwi ashobora guhita yibwira cyangwa se akajya asoma cyangwa se akumva ijwi ryo mu mutima cyangwa se mu gutwi ibyo byose birashoboka ariko kuva ku kanya mwuka wera kimara kukugeramo uhita uhinduka ntabwo bukiri wa wundi wari wanduye nk'uko wari ubivuze none se ko mbona hari abantu bavuga ngo bafite umwuka wera ukabona batandukanye n'icyo bita ukabona imbuto z'umwuka wera ntazi kuze cyane hanyuma burya basigaranye bya bimenyetso turimo tubonye ibingibi ariko nta umwuka wera kibarimo kuko umwuka wera atuye muri wowe icyaha uribuka ko gikorerwa mu muntu hanyuma akajya kugikorera hanze ariko cyakorewe mu muntu hanyuma birasobanuye ngo igihe cyose umwuka wera kurimo ntabwo ukora icyaha igihe cyose rero ugiye gukora icyaha umwuka wera uba wamaze kumutakaza bacyokora ugasigarana iki
bya bimenyetso arizo za mpano wumva twahawe hano. Okay. Hanyuma benshi no barimo kwibeshya muvandimwe, bakibeshya babonye umuntu afite ibi bintu, izi mpano uko ari 9 n'izindi zirenga zitavugwa hano, akaba arazifite, arakiza indwara, arakora ibitangaza, aravuga indimi, arahanura, ari Imana yabimuhaye. Ariko mu kanya yamara gukora icyaha, wa mwuka bwa bumana bukamuvamo aribwo bwa bugingo, hanyuma agasigara niki? Impano, kandi Imana ari ryo kode. Impano ni nk'ikote uba wambaye. Zitandukanye n'agakiza rero. Agakiza ni Yesu gatura muri wowe, yo kamaze kwinjira muri wowe byanze bikunze, urahinduka ku buryo abantu bose babibona. Hanyuma rero abantu birebera abantu agakiza bakarebera ku mpano, ahubwo agakiza bakarebere ku mbuto. Ya nibyo. Hanyuma turimo turacyari ku mwuka wera. Ku mwuka wera. Mwuka wera arasobanutse. Ariko kandi bishoboka ko nabisi bamuhaba. Ntibishoboka. Kuko batamuzi. Ntabwo bamuzi. Gusa ko nabonye harimo n'abantu bari mu rusengero batazi Yesu kandi ko bamuririmba. Ese si ibibazo. Niyo mpamvu rero tuba twaje hano imbere ya za kamera. Abantu bamenye Yesu. Ikibazo wabapfiriye, bamenye Yesu wababambiwe. Ikibazo se sha ibiganiro nk'ibingibi bihugura bamenye Yesu wapfuye akazuka agasubira mu ijuru. Babashaka cya kindi kimwe hahiye ngo menya ngo dere mabuna aranyeganyega, dere yambaye nuza noneho yambaye ubusa. Ibyo nibyo bashaka. Wazo babwira ngo nibareke ibyo bintu byose be kwifatanya n'abatizera, nkuko Zaburi bivuze hano muri Zaburi ya mbere igice cya mbere buryo umurongo wa 2 n'uwa 2. Yaravuze ngo ahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntagare mu nzira y'abanyabyaha, nica n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyagera gute? Yishimira. Kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na ryari na nijoro. None abantu aho kugira ngo bitandukanye nabo bana, ahubwo nibyo bibaryohera, nicyo gituma bahora ku mbuga n'ijambo ry'Imana batarisoma, baraho barimo kureba muki muri ibyo bintu. Hanyuma umaze iminsi utanga ubuhamya. Ubwo buhamya warabutanze abantu bamwe ntibigeze babyumva neza, kubera ko ntago bumva ukuntu umuntu yaba ntago ari kubyemera uburyo umuntu yasamba n'abantu 600 aho ngaho yarangiza akamara nk'imyaka 10 ameze neza. Ubundi nibyo koko Imana ifite ahantu yakura umuntu nk'uwo nguwo umeze gutyo. Imyaka yari myinshi, wabibayemo imyaka myinshi, ubikora imyaka myinshi. Ndatekereza uba addicted nkuko nabivugaga, warabaga umuntu ukavuga ati eba aturi umuntu afite imari. Hanyuma ubu ngubu umeze uti? Nubwo abantu bashaka kugira ngo tubisubiremo, umeze ute noneho? Ubu umeze neza cyane ariko wongereho cyane, ariko meze neza cyane. Oya, kuri icyo kintu umeze uti? Kukihe? Ku cyaha cy'ubusambanyi cyangwa se kubyo gusamba. Ibyo byararangiye, meze neza cyane. Icyo nakubwiye, meze neza cyane. Cyitwa ubusambanyi byarangiye kera, kuko gisigaye uriho ni Kristo uriho muri. Ibyo nakubwiraga ngo Yesu yakugezemo byose, bya bindi byose no bukiri mubi no bucyandi uhita ubuwera. Niko yavuze Yohana 12. Yesu yavuze ngo 12 umurongo wa 24. Yaravuze ngo nukuri ndababwira ukuri yuko iyo akabuto kishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine, ariko yo gapfuye kera imbuto nyinshi. Je narapfuye, ntago ari ryo ni Kristo uri muri. Yego, niyo mpamvu rero ibintu byabaga mu ijipo nari mbizi nzibibamo, ariko ubu ngubu bose yarabyishe yakoropyemo. Bibiri mu mutwe wanjye no mu ntekerezo no maraso no mu nyama no magufwa, no gukorera Imana. Ni ijambo ry'Imana n'indirimbo, ni Zaburi n'ibihimbano by'umwuka. Nta bindi byo gutereta no guteretwa byararangiye. None se ni gute wabwira umuntu? Arimo abantu bajya muri ibyo byaha. Satani warabeshya. Yarabeshya nicyo ashinzwe. Nta kindi cyazanye umujura Satani keretse kwica, kwiba no kurimbuza. Nizo nshingano ze, burya niwe se w'ibinyoma. Ese iyo umuntu abirimo ari muri ibyo byaha bigana bityo, aba yumva ameze ate mu mutima we? Je nabagamagaritse umutima. Yego, nta mahoro nari mfite. Nabagamagaritse umutima, umva amagaritse umutima, nta mahoro nari mfite, umutima ubahagaze. Niyo wagira amahoro aba ari akanya gato, urumva nk'inzoga y'izunyoye mu kanya gato zimera nkaho zibaye nk'izikujirishaho gatoya, ariko mu kanya n'ubundi ukongera ukaza kwibuka cya kibazo wari ufite. Wicura ufite ikibazo kirenze icyo wari ufite. Wari ufite amafaranga yatwaye mu kabari, hanyuma mu kabari ugiye ugurira n'indaya yuhaye nandi yarasigaye, hanyuma urasinzire wenda nk'abari abararayo tayari ubyutse yagusopye, uburaza kuvayo udafite n'itiki kugeza aho ujya gukora akazi cyangwa se utaha. Urumva ni ibibazo gusa kwa Satani, nta cyiza kibayo iyo uri muri ibyo byaha, nta mahoro ufite.
abantu bazi kwa Yesu Yesu atanga amahoro ufite amahoro ndatuye ariko harimo abantu muri no minsi bari kubeshya ubuhamya abantu barimo urakoza ko kantu nk'ubara umuntu nzi rwose yarabeshya avuga ko yari imfubyi n'ibiki byose kandi ababyeyi babariwe ubusejo nibijya habona none azongera kuvuga Imana yazandi mazongera kuzivuga he izo ndimi ziba mu bantu ubwo bahanuzi ba mu bantu batahinduka ni buhanuzi kibuvahe kari cyo kibazo giteje ikibazo ku isi hano kandi koko kubera ko abantu bumvishije ubuhamya bwacu bwaramwinjirije none abantu bose babaye abantu ngo nafataga umuntu nkamucanga nkamusopa n'ibiki sawa nta kibazo niba yarabikoraga nta kibazo akaba yarahindutse akabivamo ariko se iyo ubeshya ibintu ejo abantu bakazagenda bagasanga bakaza kuvuga bati ibyo avuga arabeshya ubu urumva atari ikibazo rya jambo ryose wavuze kwa kundi wabwirije babandi bose wahinduye babona ko byari ikinyoma nawe utarukije kandi bakwizereragamo niyo mpamvu mbwira abantu cyangwa se muvandimwe tubwira abantu be kwizerera mu bantu abantu bizerera Imana muri Kristo Yesu niwizerera mu muntu uzasanga yarakubeshya ubuhamya niyo mpamvu rero giye nanze ubuhamya ngo nasambanije abagore barenga hafi kugera simba mbeshya kuko ndabizi ko bararenga ibyo mvuga mba mbizi niba mvuga ngo nanywe inzoga zingana gutyo je namaraga iminsi ine mu kabari use mu kabari nabanywa kakoroboyi cyangwa itabi narabivuze hano hose nagiye mbivugaho nanyuze mu buhamya nakoze amabi yose none se ubwo nje kwivuga ameza yahe kandi naruwo ubu rero Imana yamirira amateka ubu noneho ndi mu kindi cyiciro ndi mu rundi ruhande urwakera rwararangiye abantu nibandebere mu isura ya kera je narahindutse ndi mushya muri Kristo Yesu none se turimo turajya kuri turimo turavuga ko buhamya ntago bigutera isoni kubivuga yo bo umuririmbyi yaravuze ngo nta soni mfite usibye izibya ubu nje kubujijisha araho nagiye sinabikubwiye ngira ngo no mu kiganiro cy'ubushize araho tugeze gukora ikiganiro nawe ngira ngo ubushize hano kuri icyano hanyuma nabwo ndibaza narigeze mbivuga ahantu mbivuze umwe mu bashumba baharambwira ngo ibyo sinka zajye mbivuga ngo abari ukwimenina kubwo se nk'abana we bazabyumva ubwo se nk'umugore we ubwo se ngo nka famille ubwo se ngo umugore uzashaka ngo ugasanga abantu bafite ibibazo byo kurwanira ibyubahiro aho kugira ngo bashakire yabatumye icyubahiro kisinshaka icyubahiro cyanjye kimarira ikizi kindi inyama ndapfa ejo nzapfa nk'imfa nzajya icyubahiro naragishakiye wamamagaye wamayibugiye abantu bakunda shitani kumwambika ikoti yego bo barashaka mbega guhisha ibyabo bitamenyekana reka nukavuga ibyo uri imfura tubona uri imfura ya hehe imfura ya hehe utafite Yesu kandi umutima wararangiye uri umurambo ubu nibwo ndi imfura ko ndimo kuvuga iki ndimo kuvuga ibyo Yesu yankuriye yego ariko niba urimo kubihisha uri mubi cyane ahubwo uri umugaragu mubi wafashe itara nawe urayitabye none se ubu nabwiye abantu ngo bumve aho navuye bumve ko Imana ishobora gukiza umuntu ubusambanyi ishobora gukiza umuntu ibirwara ishobora gukiza umuntu ibusinzi ishobora gukiza umuntu ibintu runaka ubwo si yo Mana naba mvuga Imana gute kandi ishingiro ry'ubutumwa bwiza ari kuvugaho oya abantu bakwiye gusobanukirwa abantu barashaka ko tuvuga ibyo bashaka kwari dukennye nta kote dufite ubu dufite amakote nanzu nageraga ubu mfite inzu hari Imana itanga amazu hari Imana itanga ikote hari Imana yambura abantu amazu hari n'Imana yambura abantu amakote bakambara amashati cyangwa se bakambara imipira cyangwa bakambara ubusa kuko ibishaka ibibonamo inyungu iyo niyo Mana rero irica igakiza irakenesha igakenura ikura ikuzimu ishyirayo ikura umuntu ariya mu mukungugu mwivu ikamusiga ikamunogereza ikamusiga amavuta ikamuyicarizanya n'ibikomangoma ikamusumbisha abandi iyo niyo Mana hanyuma iyo Mana ushaka kuvuga uruhande rumwe nago je turi kumwe none se ahubwo ndashaka kumenya iyo Imana iguhaye inzu ni igitangaza cyangwa ntabwo icari igitangaza nuko utunzitanga inzu ahubwo se Imana iguhaye inzu nikuye umuntu mu busambanyi wikore igitangaza ni none se ubwo uje kuvuga ko yamuhaye inzu bagakoma iki amashyi waza uvuga ngo Imana yagukuye hehe mu busambanyi bivuze ngo yagukuye igehenomu igushyira mu bugingo bakavuga ngo wikwimena inda urimo urasebya abantu urimo uravuga ibintu bitari urumva abantu ibyo batekereza ari byo kandi ubusambanyi umuntu abukora ahagarika umutima nta mahoro abufite ngo yakura he ko amahoro atangwa na Yesu kandi amahoro Yesu yahereza abantu kandi inzu nziza nitanga amahoro nibarimo kuririramo abo barimo kuvuga ngo twe kubivuga nibarimo kuririramo nibatawe n'abagore nibatawe n'abagabo nibafasha amadevoruse mu buriri bwabo umwe nararukwe n'undi nararukwe barabivuga se bishyire hanze babamenye guse nituza abashumba bakubitwa n'abagore inshyi yabivuga kandi natatura ngabo no bivuga batereka wikwimenenda kubera iki aziko nawe icyo kintu icyo gisonga kiryamiyeho ibyo bitazajya abona umeze nk'urimo kumukora mu nyange nzi ko Imana inkunda kandi bimvuga nzi ko arabo bifasha ndetse n'ubutumwa babugeza ku aho nabutanze ndetse bakanatwandikira tukabibona ko abantu byabafashije haraho byabavanye haraho byabagejeje niba Imana yarandokoye gutyo ikankuraho nkaba ndimo gufasha abakibirimo ubwo nkoze icyaha ubwo ni cyo ukoze icyaha
kuko abantu baribeshe bakavuga ngo umuntu yaba addicted ntago areka kwikinisha yaba addicted ngo ntago areka inzoga ubwo n'ubuvangirwe nomero ya mbere ubwo se Yesu yabamaze kandi Yesu abasha kurepara umuntu kamu nje ndahari jewe ni jewe uhari iyo nkubwiye ngo nasambanye n'abagore bangana gutyo ni kugira ngo mwereke ko nta muntu Imana yagezeho ushobora kongera kugira inyota y'igitsina cyaba icy'umugore cyangwa se icy'umugabo kandi wasambanye n'abantu benshi ku buryo usanga n'abantu benshi jewe duhuje indimi nabo tudahuje indimi twumvikana muri mwe cyangwa se ducanira amarenga ntabwo ibyo bari kwishyira hanze ngo abantu njye se uramenya bikumari naturo ntaguhereza tikada nditanga bitewe n'impamvu yayo hanyuma se ubwo urumva mu by'ukuri iki ndimo gushaka views zimeze gute mukizwe sayindura abantu bagahinduka niko abantu barashaka ko tubabona mu rusengero rero bambaye ikoti ariko tutazi ikote ryavuye tutazi batarambara ikoti byari bimeze bite ese ubundi bari kuye harimo barimo gutekinika tirambwira ngo nutabikorera kwica cyangwa se kari akana kagiye gupfa abantu bajya kuri konte bakazana ibinote bahinda imishyitsi bakaza gutanga ituro uwo yatanga ubwo buhamya se yabivuga none se nubivuga urumva atazakurwanya ngo uri muri meninda ngo amagabo ngo yarasaze ngo urabona ngo nizatoromanyije ubu barabona bakabona umuntu yaratoromye gendi muzima toroma uze natoroma nk'abanyibahana ku kibazo kiri ahangaha ze nabanyiri hano nkurikize hano hari impamvu hari ndi hano ku bwa boss wamamagaye Uwiteka Kendi mukazi ahubwo abantu ntibarabimenya muzabimenya murimo kwinjira gehinomu ubwo muzamenya ko Imana yari yanumye ahubwo abwira abantu ko atari wakoze byinshi cyane kurusha abandi ahubwo avuga abatabivuga nibo benshi abatabivuga bari ba master kuri gende siniya hari ba master kandi bari mu rusengero bakishije batanga igaburo kandi bagikomeje kubikora nago babikoraga ngo barabiretse baracyabikora byari nibyo nakoze ariko bo bakora kandi bari bitanga n'igaburo cyangwa se barihabwa mu rusengero cyangwa se ari bo bantu bitwa karaba imbere kubera kutarabiretse ntabwo wabona imbaraga zo kubivuga ariko warabivuyemo Yesu ntiyakwemera kubiceceka none se ubwo wabumaze indirimbo 74 mu ndirimbo zo gushimisha Imana harimo igitero kivuga cyanyuma ngo numara kumwemera umukiza wawe uhamye mu bandi byo yagukoreye byose usaba Imana ibahishurire Yesu bahabwa ubwo buntu wahawe nawe none se ubu ninceceka simvuga iby'Imana yankoreye nzabamaze ntacyo byaba bimariye ubwo sinabanyijijwe ubwo nabyihorera ngasubira mu kabari kampare ejo bundi sinarindi yose narindiyo aho nakoreraga ubyo busambanye n'ibyo byose nacaga mu bimansuro narasubiye ejo bundi niho nari ndimo kubwiriza maraye icyumweru ndimo kwigisha muri icyo gice abantu bakande bati ibyo koko ni nansa nariya murimo kureba nansa hariya nararagamo mu kabyiniro kwa gatanu kwa gatandatu no ku cyumweru mbibabwira gutya zanankora bye nandi hose hanyuma se ubwo nabanyibikora nabandi yo nkabivuga oya ari cyabare ngeze nkahariya kuko abantu babo batanzi nakwisubira muri bwabo bare nabagabo abagore baho nibanzi najya gusambana nibazi ko ndi umurokore ntasambana igituma mbivuga niki nuko nzaho Yesu yamvanye nzi nahangereje nahanjyana ngomba kumuhamya rero ni Yesu uzura ni Yesu ukiza ni Yesu babarira ibyaha bikarangira muvandi mwaka gukura n'imyaka yose simwe kasiro yangendaga nkaserwaki niko bigeze gukubita ba Petero bati muceceke ababwira ati reka ta ntibyashoboka uko turimo n'utwemera guceceka none se birakwiriye ko twumvira mwebwe cyangwa twese tumvira iduhamagara yituma mumeka niyo numvira hanyuma ibyo bashaka byose babivuge ibyo bashaka byose babikore genduwo mba mwibwiye uwo ndiwe ejo nago uzanyumva utundi tuntu ruhande nigeze mvuga nayo nuko ndi nuwo ndiwe umuntu nzi unyanga nzi ikigaragaza ko utunze Satani uzanyanga ikigaragaza ko utunze Yesu uzankunda kuko utegetswe no gukunda umwanzi we none gende mo kubwira ijambo ry'Imana ukanyanga ukanuka ubwo urumva utarwaye ari wowe ahubwo urarwaye ahubwo Yesu agusanga guhereza ubuzima w'ikinini ukire neza utekereze neza umuntu uvuga aho Imana yamukuye mu byaha yahozemo nta cyaha abakoze sino kwimena inda abarimo gusenyera Satani kuyo nabandi bose batarakizwa nabatinya kubivuga baze babivuge Ese Paulo yavuze ngo Genera umutukanyi yabwiye Timoteyo mu Rwambere 1:12 yavuze ngo ndashimira Kristo umwami wacu wambashishije kuko yatekereje ko ndo kwizerwa kangabira umurimo we yatekereje nagarije watekereje yatekereje ko ndo kwizerwa angabira umurimo we nubwo nabanje kumutukanya n'umunyarugomo n'urenganya ngarika ibyo byose narabibabariwe kuko nabikoze mu bujiji narizera none se uracyanderera gute mu byakera narasambanaga narikinishije muvandimwe narikinishije nakoze ibyaha byinshi nanyuze izo nzoga n'ibindi nararaguje byose narabikoze ariko Imana yarambabariye kuki navuga ibyo nakoze kugira ngo bumve ahonjya nuwo ndiwe none kubwo mubivuze ngo ziki cyangwa zishyana ahubwo urimo kubivuga gakeya ni gake ahubwo yama kamera zose zikanungaho none n'amateleviziyo akaza abantu bose bakumva ibi bintu Satani tukayisenyera neza ku karubanda kubera yuko
wagize no mu bapfumu wagiye no mu bapfumu wese ko nagiye mu bapfumu nkajya ahantu bakama n'urwembe nkaruhekenye nkarumira ese bangaye bagiye ahantu hameze gutyo se Gwese mbiceceka ngo nimbivuga ndabo nimenida. Nose hari cyo gipfana n'abapfumu. Namenye ubwenge nabivuze ngira ngo n'ubushize. Hanyuma ngo yakubwiye ngo hari inkuru nziza ugiye kwakira kuri telefone. Yego. Nitaba telefone bambwira ngo umukozi motira mugonza. Si cyo nari nkwe kwa Satani. Nta kiza kiba kwa Satani. Ni urupfu gusa nagahinda no mubabaro ni ingumi ni imigeri ni inkoni ni mibyimba ni ibise binuka bitigeze gukanwa habe no gupfuka. Habe no kubuhezwa amavuta. Ubwo njya guhamya senda. Kandi ukizwa wumvisha inkuru kubwira ngo mwana wanjye ndakobare kandi kuva none ndakubabariye amazina yawe nyesibye mu gitabo cyo kurimbuka nyanditse mu gitabo cy'ubugingo ndakwakiriye nkushyize mu bana banjye kuva none mugize umwana wanjye ugiye kuzankorera kandi uzankorera amahanga yose uzayagenda unkorera ubu sindimo kugenda ku mahanga ubuze abantu bari badukurikirana Peje cyane ubara bari muri Amerika bari muri Canada abantu bari abo bose turabasuje bari Uganda muri Bufaransa mu Burusi rose wumva nubwo ari mu bizo nambara harimo barimo kudukurikira ijambo ry'Imana zababohora mwakire Kristo mwamene mukiza n'ikisi keneye byose murimo kumva kakajagari k'intambara Israel imenye singizi Hamas byose murimo kumva Ukraine hakenewe iki Yesu muri wowe ariko umbwira umaze kwakira Yesu Imana imaze kukubwira ngo ndakubabariye utararangiza numvise amahoro yes wagira ngo ni igikote kimvuyeho yego muri byiri kwavuze ku musaraba mwiza nihabonera abagabo biki batatu bakamuhumuriza kuri uwo musaraba mwiza niho umutwaro wamuviriye ku mugongo musaraba si igiti musaraba ni Yesu wa undi Yesu yabambweho musaraba nibigeragezo ariko uwo musaraba ukiza abantu ni Yesu kwizera Yesu urupfu n'izuba n'amaraso bya Yesu tayari umugongo wa wundi wararetamishijwe n'iki n'ibyaha ugahita wema ugahita uba muzima nese nakira amahoro ya mahoro wa mutima wari warabuze bitanyabona kwagwagarika ku mutima bihita birangira mitanuza umutima Yesu yararyivugiye avuga ijambo rikomeye ari kwa Yohana 14:27 ngo mbasigiye amahoro yanjye mbasigiye amahoro amahoro yanjye ndayabahaye ngo kandi sinanga nkuko abisi batanga imitima yanyu nihagarare kandi igere gute nitinye bize ngo udafite amahoro ya Yesu uhagarika iki umutima ugahora utinya iki ku bisasi cyose ugashiguka ukagera ngo urapfuye ubu bugenda n'urupfu nyine abantu bakire Yesu nta kindi bifuriza isi ikeneye Yesu hanyuma rero niba Yesu yaragukuye muri bya bindi kuki utabivuga uracyabirimo niba si ubivuga okaza urimo kuza ushaka kumucecekesha Yohana yavuze ngo umugabo witwa Paulo anandikira Timoteyo mu rwambere ibice 5 umurongo ndibaza ari wa 19 ariko n'umugabo witwa Mose yararivuze uzo ko yavuze umugabo ura Paulo mukunda kuko rwambere 5 umurongo wa 19 uva ko yavuze Paulo yego Paulo 5:19 umva ko ijambo ry'Imana rivuze yaravuze ngo ntugahambire umunwa w'inka igihonyora ingano iryo jambo nubwo narasomye shatse wakirugo cyangwa abantu bakenera ibihamya abantu n'ubazi turakundana cyane abantu bacu turabazi bayo hano gusome wa jambo hanyuma dere ngiri 5 umurongo waho wa 19 umva ko ijambo rivuze nukemere ikirego ku mukuru hatariho abagabo babiri cyangwa batatu abakora ibyaha ubahanire mu maso ya bose kugira ngo abandi nabo batinye hanyuma hano ku murongo wa 17 abakuru b'itorero batwara neza batekerezwe ko bakwiriye guhabwa icyubahiro incuro ebyiri ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha kuko ibyanditswe bivuga ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora kandi ngo umukozi akwiriye guhembwa umurongo uramwumvise wa 18 kuko ibyanditswe bivuga ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora ingano kandi ngo umukozi akwiriye guhembwa ngo ariko abantu barushywa n'ijambo ry'iki ry'Imana bakwiye guhabwa iki icyubahiro shonyesha barushywa no kubwiriza ijambo ry'iki dore nagaru guhanura kubwiriza none namara guhanura wa mwuka uba muri twe ukagenda ukemeza iki abantu ibyaha none haba hari ni wa wundi uvuga ngo ni mwumva uko ivuze wahawe urwo rurimi no kuruvuga no kurusobanura Imana yamugenderera nawe akabwira wa wundi tumaze kubwiriza ijambo ry'iki
ry'Imana none nawe akajya yagera gute yapfundikiza bya bimenyetso na bya bitangaza byose bigenewe abatizera kugira ngo bizere ibyo bumvise mu ijambo ry'Imana. Ariko nashakaga iki? Ntugahambira umunwa w'ihonyora iki ingano. Hanyuma niba wafashe umwuka ufunga no bivuga urumva uwo munwa wafunze kandi wagombye kubuhereza abantu ibyo wamaze kumenya nabo se bakubwira ngo nuvuge bakabahambira umunwa utazavuga ubwo buhamya urumva barimo gufasha Yesu ko abantu bamenye ukuri cyangwa barafasha Satani kuya abantu bagomeze bagende mu mwijima. Ariko hari ikintu nashaka kubaza nyine gatoya muri kino gihe uri kuvuga ijambo ry'Imana ndetse uri kujya ku macano menshi n'ahantu henshi iri ni isezerano Imana yamaye nuzaryitambika Imana izamuhitana. None ko nzi ko ahantu muba cyane cyane aho naho mugira bakuze kugira amashari ubu ntago biratangira aho tuba aho nuye cyangwa aho yaba aho utuye abana iki aho mbarizwa se ariko abantu bakunda umuntu ahora acecetse. Amashyari yatangiye naranakira na Yesu icyarwanwaga ni kingi cy'Imana irimo inkoresha none n'ikindi giye kuzankoresha Satani yikureba karika kurwanya kirika kugira ngo bucecekeshe. Hanyuma amaze gukizwa Satani ifite abakozi baba mu madini bashinzwe kugucecekesha kandi wari uzi ko ari abantu bagiye kugufasha kugira ngo utere imbere barimo. Hanyuma icyo kibazo bajije kiravuze ngo ntabwo abo bantu bazakugirira ishyari barigize kera bandwanije kenshi ariko ntabwo bazarwanya umugambi w'Imana ngo bawutsinde. Iyo byanze hari Imana kujyana hayi amazi urayabona urabona amazi nk'umuvu uramutse uje uturutse ruguru iriya ukinjira no hari nk'igikuta icyo gikuta ari umuvuje ukinjira nk'iwawe mu nzu ayo mazi yafungiranye aho yari gucuka yafungirana bigenda bite akomeza yiyongera ahubwo bigenda bite amfundikiranwa ngo bikunde azishakira niba funga hazafungura hano. Hanyuma ko abantu benshi bagenda bava mu ijambo ry'Imana ry'umwimerere batangiye bavuga ijambo ry'Imana ariko muri iyi minsi ugasanga barimo baratwarwa n'imyumvire y'abantu cyane cyane nabyibuka hari nk'umuntu umwe nigeze kubona agiye kuri channel numva aravuze ngo baratubwiye ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ngo batwubakanye rutarama n'ibiki byose yarambabaje uwo niko yarambabaje iryo jambo umuntu yarinyoherereje nawe aragambwiriza ngo wakijwe n'umusinzi n'umusambanye n'ibiki byose arabikora afite amatatuwaje ku mubiri noneho ako kantu uri yagasohoye ubu ngo akama nko kukankubitisha ngo batwubakanye nyerutarama n'ibiki ubu nutangira kuzamuka atangira kumera neza ubu ntago uzatangira kuvuga iby'abisi bakunda. Ntabwo nzigera nikuraho kuba inyangamugayo umutima wanjye uzagira ikintu shinja na kimwe nyiriho kuko Yesu atubiri ntuzashoboza kubwanjye sinabibasha sinatera n'intambwe urumva ufite imbaraga 4:13 urumva ufite imbaraga ko ijambo ry'Imana avuga ngo hago umuntu uzongeraho cyangwa se agakuraho uwo ngo azakurwa ku gitabo cy'ubugingo cyangwa n'ibiki ariko turimo turabona abantu benshi batangiye neza ariko bitewe nuko bari kuganwa n'abisi n'iki cyane kandi gusomera hanyuma ikibazo cyawe nacyumvise kare byashuriwe hano 22:18 umva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nihagira umuntu uzongera kuri yo Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubuhanuzi Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no ku warwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo. Naba narasomye ibi nakuraho nkongera ariko tuganire urabona iri jambo ni Yesu wenyine yarivuze aravuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ariko undi yongeyeho ibintu bisa nkaho bitariho umwimerere wabyo kandi nawe yatangiye abyumva neza ariko biza kugera imbere ntiyabyumva ukundi bitewe nuko ari mu bisi abisi cyane aribo bari wowe witeguye gute kurwana urugamba rwo kugumana ijambo ry'Imana rizima kubera ko rifite intambara ijambo ry'Imana rirabivuga neza nisomye ijambo ry'Imana hano mu rwa mbere Paulo cy'Abakorino 10:12 Paulo yandikiye Abakorino arabwira ngo kandi nawe wibwira ko uhagaze wirinde utagwa uzi icyo yaravuze nawe wibwira kusenga komeza usenge wongera ibihe byo gusenga kwandikira Abatesalonike mu rwa mbere ibice byabo 5:17 yaravuze ngo musenge ubudasiba bivuze ngo rero niba usenga ubudasiba kuko mbere yo gusenga wamaze kubanza ukava mu bidatunganye noneho ugasenga Imana muri kumwe nkuko Imana ari kumwe nawe bivuze ngo Yesu azajya agenda gwishura amabanga n'abakwihishamo bashaka kuvuga ibyo bo bashaka kuvuga ariko Imana itabishaka ugenda uvuga ibyo ishaka none uko ugenda uvuga uko ibyo Imana ishaka benshi bazagenda bakwanga ariko abenshi nanone bagukunda kugira ngo uzabibashe no gusenga ubudasiba si imbaraga zanyu
oya si n'imyaka myinshi nzaba maze mu gakiza si n'ubumenyi n'ubu narabibonye kuko gende n'umwana muto ndi n'umuswa rwose nibwo nyiza no muri ibi bintu nibwo ngikizwa witeguye kurwana na Satani yego naramara ubutumwa bwawe bw'umwimerere none se Bibiliya sikwivuze kubera impamvu bivuga gutyo Bibiliya urayizi Imana yiguhaye kurusha n'abatiyoroje ntago mbizi kubera ko byanditswe ugenda ubisoma neza kandi ubyumva neza unabisobanura neza bitandukanye biri mu murongo ndashimira Imana ibinshoboza rwose ndimo kukubaza uri tayari yo kugumana ijambo rizima kubera yuko harimo abatazakwemera bakeneye kuvuga ibyo bashaka ariko badashaka kuvuga ibyo Yesu yakubwiye ngo yambwiye ngo mvuge witeguye kandi bariya bafite amafaranga barayafite kandi baranayabaha urakoze kandi amafaranga aba mu isi kandi sirashira no kwifuza kwayo ndibuka arakanu nabonye abantu ngo barasetse ariko genda babara hari umudamu nawe kandi ni umudamu nawe arimo kuva mu butayu biragaragara ariko yaravuze ngo mutware intwaro z'umwuka wera arangije amaze kuvuga iz'umwuka wera aba yongeye ikindi kintu ngo jya biri hano una turnovisi iri hano ndibaza ko Paulo yavuze inyuzeni ashizemo turnovisi ayishizemo iki ngo ubuse umujura yantera nkatera haruruya ndibaza none ibyo ako nagahinda rero kuki muri kuva mu ijambo ry'Imana muvangamo na kamere n'abandi ni bariya nagubwe uvuze kuki tuva wawe ushizemo nanjye ndi imbere ino kamera je sindi ndabihakanye mutangaza ijambo ry'Imana njya mu ubwo niwe kandi amahitamo y'umuntu ni nose nizihe nama hanyuma reka numve kuri icyo kibazo bajije bafashe Yesu avuye mu gashyamba k'Getsemane baje kumufata barabaje ngo barabaza ngo murashaka iki utoshaka Yesu w'i Nazareti ako kanya raba ngo nigi bikubita hasi bagugiye umuntu numva ubudangarwa afite hanyuma arangije baza ngo murashaka Yesu w'i Nazareti ako kanya yikuraho cya cyubero yari afite abo umuntu 100% bundi ari Imana 50 kuri 100% akaba n'umuntu 100% ariko yashaka kabigira icya kabiri noneho Yesu ahitagira iki ako kanya ahita yigira umuntu ako kanya abo umuntu 100% baramucakira bamucakiye Petero zicyo yakoze Yesu afata inkota yari afite abamuciye ugutwi amuciye ugutwi Yesu ahita abwira Petero ati Petero subiza inkota mu rwubati kuko intambara turwana atari iki atari inyama n'umubiri ahubwo ni iki ni y'umwuka hanyuma ngafata kuri kwa gutwi gusubiraho uzi icyo yakoze Yesu yaravuze ngo yabi intambara ari y'umubiri ari kurwana guhangana jewe ubunona mba numije mu ijuru nkasita nsaba Imana ikanyoherereza icyitwa region 10 na zingahe n'ebyiri region ni 6,000 basirikare none usi yiki si y'umubiri hanyuma subiza inkota ye mu rwubati hanyuma niba uraranye Bibiliya hano ukarana toronovisi urumva tayari nurize urumva ahubwo zambaraga za Yesu zigihari zikurwanirira niyo mpamvu ubona n'abashumba benshi murimo kubona bagenda bafite amabodyguard nago yizeye uburinzi bwande none se bafitanye ubumwe nta bumwe bafitanye kuko abufitanye na Yesu yaca no mu masasu bakajya barasisasu rigaca hano cyangwa rigakubita ganga rikagwa hasi n'itakamena cyangwa se kakurinda mu buryo runaka turabizi hanyuma mu gihe ushize bodyguard nta muntu wagusuhuza ngo nibagufata barakuhumanya nibagufata barakwanduza zambaraga urimo guhamya cyangwa se Yesu uvuga siwe wa nyawe tuzi Yesu bagutega ibirozi cyangwa se bakabikugaburira akabigukoropamo ukabiruka cyangwa se akabiyengesha cyangwa se ukabicisha epfo bikarangira n'imitunyoye runaka Yesu turamuzi hakaba na Yesu uwo Yesu nyine nanone ushobora gukoresha abantu bakavuga uti biti yari biti by'ibibabi cyangwa se ibintu runaka bakakuvugutira bakagwereza nta mitongera ibayeho ugakira abakoresheje uwo Yesu turamuzi Yesu kiza atabanje kwitwaza abantu cyangwa se inkota n'ibindi byose hanyuma ireba kenshi nicyo gira inama abo bantu bavuga abo bantu rwose nibizera imbaraga z'Imana kurusha imbaraga za toronovisi ubwo se baguteba gasanga usinzire toronovisi yakwikoresha bakurangiza ugasanga warangiye ahubwo bakanagufata no ku ngufu nubwo yavuze nimba ni mupanga avuga toronovisi ubuse toronovisi wayitera abantu bangahe ibaza ujya kwiterera umuntu icomoro itera undi kuri inyuma itera ubwo se urumva toronovisi yakwica abantu bangahe abantu barimo barazana ubutumwa bwo gushimisha abantu batazanye ubutumwa baryita amashyengo ivuga butumwa ry'amashyengo no kuyakirizwa iryo ngiryo Imana yerutse kuri bwireze kiye ngo iryo vuga butumwa ugiye kuri hagarika ntabwo rizongera kuba hano imbere muri ndi cyo y'amashyengo nivuga butumwa ry'amashyengo yego bikundisha abantu bihereza abantu kagira ngo ari wo bapfiriye je ntago mbwiriza abantu ngo bankunde mbwiriza abantu ngo bakunde Yesu bamuri iki niyo nego je mfite hanyuma niba ukunda Yesu ukaba unyanga ubwo ni akazi kawe yaravuze ngo ababakunda nije babakunza ababanga nije babanze unyanga bayanze n'uwanumye
ese kira cyanditswe kivuga ngo cya kindi cyanditswe kivuga ngo sinigeze kubamenya Matayo 7 cyabasohoreraho buriya cyarasohoye ariko uno munsi bafite amahirwe yo kwihana bakagarukira Yesu kugira ngo icyo gihe n'abahagaze ku bicu ahamagaye amazina y'abera nabo baziyumvemo hanyuma atazaba bihakana bavuga ngo sinigeze kubamenya ku munsi wo guca urubanza. Okay. Ya turimo turagira ku musozo kandi wakoze kuza. Yego. Nicyo ubona amatorero yacu akeneye by'umwihariko. Amatorero icyo akeneye ni iki? Bakeneye Yesu. Musi nawo bafite? Nawe nuwo ku muntu. Dukeneye Yesu wo mu bikorwa pano ku munwa hano ku rurimi. None se kubera icyo ubona mu matorero abantu bavuga Yesu ariko bakanga ufite Yesu nya Yesu uvuga Yesu. Urakoze ni igisubizo icyo rero nicyo nari nkubwiye mu kanya. Baravuga Yesu utari we. Bo bize muri theology, wo bize muri kibize bize. Utandukanye n'uwadupfiriye akazuka Yesu wabyawe na Mariya atahuye na Yosefu. Agahura na Yosefu nyuma ariko inda yari amaze kuyisama. Uwatsinze isi agatsinda Satani agatsinda n'urupfu. Uwo Yesu bagombye kumvira ubutumwa ubugewe nureba ikintu maze gusobanukirwa muvandimwe. Abantu bishize hejuru y'ubutumwa kuruta kujya munsi y'ubutumwa kuko we watumwe uburi munsi y'ubutumwa kuko ubutumwa buhwanye n'uwabutumye. Hanyuma niba ubutumwa ushaka ko bujya hasi ukajya hejuru wamaze kukirangiza Yesu uvuga siwe. Twe turimo gushakira icyubahiro nyir'ubutumwa ari we butumwa kuko ubutumwa n'imbaraga y'Imana yeshu wizera wese kugira gute gukizwa. Hanyuma niba abantu bashaka kwishyira hejuru bagashaka ko ubutumwa bujya hasi barakisha Yesu bavuga siwe. Nago ubutumwa rero uvuga ubutumwa ruta ubutumwa nta nubwo ruta ni numwe bambe ni uwabutumwa ahubwo bareke bace bugufi icyubahiro cya nyir'ubutumwa gishyirwe hejuru nicyo tuharanira nicyo dushaka kugira ngo ubwo butumwa bwiza bwamamare hose. Urakoze cyane kandi turagushimiye. Yego. Ku IHIRWE TV kuba wemeye ubutumire bwacu. Amen. Kandi turacyagufite. Igenda cyafite ibibazo byinshi byo kukubaza. Ibisubizo n'Imana izabisubiza na Daniel aherutse kubivuga na Yosefu aherutse kubivuga. Je sijye wishuri ibyo sijye urotora ibyo mu ijuru hari Imana. Ibyo uzambaza byose mwuka wera arahari azanshyigikira kandi kigaragaza ko umuntu afite umwuka wera ni imbuto nziza. Kigaragaza ko uyu mwuka wera ni imbuto nziza naga ari indimi kuko no mu barange barazivuga ntari hose barimo kuziga n'abandi n'indi myuka irazitanga. Hanyuma rero kigaragaza ko uzaba ufite mwuka wera no kuzaba ufite iki imbuto zikwira bihana. Aba bantu rero mujye mushyiraho commentaire muvuge mwandike mushyireho muvuge ibibazo nagaruka bisubize. Nibyo mushaka ko dusobanura bindi mubivuge nibyo mushaka ko dukosora mubitubwire. Kandi mukurikira n'ibiganiro bye byinshi biri hariya kandi avuga ukuri. Imana no mfite na cyane ariko channel yawe ariko ubundi biteze. Siko duherukana na channel yawe hari ikiganiro mirutse kwicisha ariko wari hanze muri iyo minsi wari waragiye. Nanagiye hanze. Yego ariko nari nayivuzemo. Yitwa Kubaho Uwiteka nibwo bwenge TV. Kujya dukorana bwa mbere nari narayigira. Ariko hari umunsi navuye iwawe maze gutanga ubuhamya iwawe kuri channel yitwa IHIRWE TV. Mvuyeyo naragiye Imana bya bindi byose yavuganaga nanjye nababwiraga. Imana ifungurira cyane. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge TV. Hanyuma iryo zina narihawe n'Imana. Uziko ari nayo nego Imana yamaye kubwiriza ubutumwa bwiza kuko yambwiye ko izuba ryamaze kurenga hasigaye imirasire. Yambwira ngo ninanguranwe n'imirasire mbwira abantu bave mu byaha. Imiryo jambo rero bakwaye bu 28 havuga ngo maze ibwira umuntu iti dore Kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu jyane ko kujijuka. Niyo nego yivuga butumwa mfite kubwira abantu bakava mu byaha bakajijuka. Uyakabahe n'insanganyamatsiko y'ikiganiro cy'ubutaha nuko tuzaganira izi ntambaro uri kubona Isiraheli na za Palestina zirahurira he n'imirasire igiye kurangira none tuzakivuga ubutaha. Izuba ryo ryararenze. Izuba ryararenze zino ntambara ziravuga iki bihurira he none ururuzi rwa Efurate rwakamye birahurira he biri he uzabitubwira rero katugushimire mukore subscribe sasa ku IHIRWE TV na muhite mujya direct mu Kubaho Uwiteka nibwo bwenge TV mukore subscribe mukurikirana ibiganiro mu ijambo ry'Imana bira by'ubuhamya bira bintu biraho ngaho bidafitano bibavana muye mubiretse mukurikirana ijambo ry'Imana ry'ubugingo rizima tukizwe tujye mu ijuru. Urakoze rero Imana iguhe umugisha nakagaruka turabakunda dusuhuriza abantu muzahura nabo bivuga butumwa ryabo. Amen. Sawa. Tubatanga nomero
mutange nimero 0788 na Tigo uhindura 8 ubanza ugashyiramo 2 ibindi birasa. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu.